Ikaze dusangire ubuzima. Ese ikiganiro twagiranye ubushize ku kurera ingimbi n'abangavu cyarabashimishije kubabashije kucyumva? Hari imvugo ivuga ngo kurera abana ni igikorwa cy'umudugudu wose. Niyo mpamvu ari ingenzi kungurana inama. Ubushize twaganiriye n'ababyeyi bafite abana bari muri icyo kigero b'abahungu n'abakobwa kandi bafite imyaka itandukanye. Batuganirije ku biborohera ndetse no kubibagora mu mirerere y'abana. Nkuko twabisezeranye, kiriya cyari igice cya mbere, uyu munsi turakomeza n'igice cya kabiri cy'ibiganiro twagiranye. Uyu munsi turibanda cyane uburyo bumva inshingano umugabo agira nk'umubyeyi cyangwa se umugore agira nk'umubyeyi. Birumvikana bishingiye ku buryo bahisemo gusangira inshingano cyangwa kuzigabana. Namwe mushobora kuba mufite uburyo mugabana inshingano. Ariko icyiza cy'ibiganiro ni uko twese twungurana inama kandi igishobotse nicyo ubasha gushyira mu bikorwa. Si ngombwa ko abantu bose bakora ibikorwa mu buryo bumwe. Uyu munsi rero barakomeza basubiza ibibazo bitandukanye. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo ese uruhare rw'umugabo ni uruhe mu mirerere y'abana? Uruhare rw'umugore ni uruhe? Reka tubahe ikaze batubwire uko bumva uruhare bafite mu mirerere y'abana babo. Uruhare rwanjye nk'umubyeyi w'umugabo, icya mbere ndi umubyeyi ariko ndi n'inshuti y'abana banjye. Ndi inshuti y'abana banjye, turakina tukisanzurana. Hari ikintu twakoze muri iyi lockdown cyo kurebera filime hamwe, tukagira iyo twumvikanye, tukagira igihe kimwe cyo kurebera filime hamwe twumvikanyeho igira iki twigisha. Kandi barabikunze. Si uko nyine banze no kureba n'izabo zigendanye n'igihe cyabo, nanjye ubwo ndicara nkayireba nyine igendanye n'igihe cyabo, ariko nkababaza se ibi yigishije iki. Ibyo biradufasha kugira igihe kimwe. Ku manywa ni akazi, iwacu mu rugo ku manywa ni akazi, no muri lockdown ku manywa kari akazi, twarikoreraga tukitekera. Rwose n'umukozi turamusezerera kugira ngo tubashe tuba tumusubije mu rugo kugira ngo tubashe gukora. Niyo haje n'umuntu na nyuma y'iyi lockdown haje umuntu kubaka cyangwa gukora indi mirimo, turafatanya abana tugakora n'ubuyede turi hamwe twese. Ibyo birafasha, bitoza umwana gukora akumva yuko anubaha na wa wundi ukora ka kazi koroheje, kuko azi ko ako kazi kavuna akanamwubaha. Ibyo byagiye bidufasha. Nk'umugabo rero, cya mbere ni igitsure mu rugo ku bana, kubaha discipline. Buri wese ntiyikorera ibyo yiboneye cyangwa yitwara uko yishakiye. Niba hari aho akosheje tukabishyira hamwe, nkabyereka, nkabwira bagenzi be, murabona ari byo, bakamugaya. Ibyo rero biradufasha. Ariko ikindi ni ukubagira inshuti, dukinana umupira, tujyana muri siporo. Ibyo bituma banyiyumvamo, noneho wanabacyaha, kandi hamwe n'uko kuganira nabo no gukina nabo ntibituma batanatwubaha. Baratwubaha, batwisanzuraho. Byaradufashije rero cyane muri iki gihe twagiye tuba hamwe kenshi, mu gihe akazi katakorwaga kacu ka buri munsi. Uruhare rw'umubyeyi w'umumama ni ukwita nyine ku bana, kwita ku rugo, kubamenya. Buriya umubyeyi w'umumama amenya amabanga menshi y'abana, akamenya n'uburyo abafasha, cyane cyane ko haba habayeho igitsure cya papa. Umubyeyi w'umumama rero agira uko amenya amabanga n'uko ahana abana, akabashyira ku murongo. Ikindi ni uko aba afite umwihariko nyine wo kwita ku bana b'abakobwa kugira ngo abafashe ejo habo hazaza. Batubwiye uko bo bagabana inshingano. Ikindi kibazo badusubije kirababaza ngo ese ni ibiki abana bishimira mu buryo mubarera? Ni ibiki batishimira?
burya bijya byoroha ko wabatekerereza, ariko abangaba si abana bato, ni abana nabo bafite ibitekerezo, bafite n'ijambo. Reka twumve uko abana babo babona imirerere yabo, icyo bishimiramo n'icyo bumva kibabangamiye. Mu byo bishimira, icya mbere ni icyo kintu cyo kuba kera, murabizi kera hari ubwo umubyeyi yinjiraga ukabona mwese muranyegeye, yaje yihagiye, ariko ubu ngubu icya mbere iyo ninjiye buri wese aba arwanira kunyakira, igikapu, kwakira mama wabo, kumvanamo inkweto, ukabona ko bakwiyumvamo. Rero ikintu bishimira ni uko tugerageza kubacira bugufi no kubereka yuko turi kumwe, dukina, ibyo bintu birabanezeza cyane. Ikindi bishimira, bajya bavuga bati hari indangagaciro byibuze tubona mu rugo bitandukanye, baduha ubuhamya bitandukanye wenda n'abo twigana, usanga umwana hari nubwo batazi gusenga, ariko mudutoza gusenga. Ibyo barabyishimira cyane kandi bazi ko bibarinda. Ikindi ni uko icyo dushoboye kubaha turakibaha bivuye mu bushobozi bwacu, cyaba kitabonetse tukababwira ngo rero ntabwo kiraboneka, dusenga Imana niduha amafaranga. Mbese ubuzima tubugendanamo, ibyo birabanezeza. Ikindi kintu bishimira kuvuga ngo tubona ababyeyi bacu babanye neza, ntabwo twumva batongana, ntitwumva hari ibibazo mu rugo rwacu. Ndumva ari ibyo ngibyo, hari n'ibindi byinshi ariko twatwara umwanya. Kuri iki kibazo wenda twanze kugira ngo tubavugire, twafashe umwanya turababwira ngo turashaka kubabwira ibyo mutubwire, nako turashaka ko mutubwira ibyo mwishimira mu buryo tubarera. Icya mbere bavuze nyine ni uko nyine mu rugo hari umunezero, haba hari ambiance nziza. Bavuga ko bakunda ukuntu tuganira, bakunda ukuntu twicara hamwe tugaseka tukishima. Muri make bakunda ko turi mu rugo, yego hari papa, hari mama, hari abana, ariko twese tubana nk'inshuti. Muri make nicyo batubwiye, nibo babitwibwiriye ko icyo ngicyo ari cyo kibanezeza. Noneho ibyo batishimira, ndumva nabyo twarabibabajije. Icyo batishimira cya mbere nyine ni uko tubarinda amatelefone. Ugasanga nyine afashe nka telefone yawe ahise yandikira nk'umuntu w'inshuti ye, ukavuga utese uyu ninde mwandikirana, akakubwira ati rega mwe muratwima amatelefone, ati biratubangamira cyane. Ariko tukabereka imbogamizi ziba zirimo, tukabereka yuko atari kuba tutabikora, ari uburyo bwo kugira ngo tubarinde. Ko nubwo wenda kucata cyangwa se kuvugana na bagenzi babo ashobora kuntira telefone n'iki, ariko ushobora kumujyana n'ahandi no mu bindi, ariko kandi ataraba amacuwa kugira ngo abashe kwirinda, atarakura mu buryo bwo kwirinda, bakabyumva. Ariko nyine ukabona bisa n'ibibabangamiye, birababangamiye. Kimwe ni icyo ngicyo nyine cy'uko tutabaha telefone igihe bayishakiye, kuko tuyiha abakuru nk'uko twabivuze mbere. Ikindi batubwiye ni uko tubabuza kugendagenda uko biboneye. Ntabwo tubabohera mu rugo, ariko niba ari bujye gusura tugomba kumenya aho yagiye gusura, tukamenya ngo agiye izi saha, agarutse izi saha. Ibyo ngibyo rero nabyo baravuze ngo ni byiza, ngo ariko nyine wumva nyine ntibabyishimira, ariko baranavuga ngo ni byiza. Kubarimita ku isaha yo gutaha, n'iyi lockdown itaraza, nako ibi bihe bya COVID-19 bitaraza, nta mwana warenzaga saa 2 mu rugo iwacu. Niyo discipline, kandi nutinze akaba yabisobanuye tukaba tubizi, nta kibazo, umuntu akajya no kumufata. Ariko ni discipline iwacu, natwe ubwacu nk'ababyeyi. Iyo ugeze aho atinda abwira mugenzi we, cyangwa hari aho agiye abwira mugenzi we. Abana rero nabo bagomba kugira iyo discipline yo kumenya kuba mu rugo, buri wese atigendera uko ashatse no kugaruka igihe ashakiye. Barakoze cyane kudusangiza uko bafatanya kurera ndetse n'icyo abana babo bishimira.
nk'uko babituganirije ubushize, kubera ko ibyo bakunda n'ibyo abana bakunda kenshi biba bitandukanye, birumvikana ntihaburamo kugira ibyo batishimira, ariko ibyo ntibituma imibanire yabo idakomeza kuba myiza. Muri iki kiganiro hari ibintu numvise by'ingenzi bagarutseho. Mu gukorera hamwe ibikorwa bitandukanye bitanga uburere kuruta gutanga amabwiriza gusa. Kubaka ubushuti bituma umuntu amenya amabanga y'abana. Ubwo bushuti ntibuvanaho gutanga umurongo cyangwa disipurine ngenderwaho. Ikindi ni uko kugira indangagaciro zizwi nk'umuryango byorohera abana kumenya icyo basabwa n'icyo bitwararika. Ndizera ko nawe hari ibyo wungutse byongera ku byo wari usanzwe uzi. Ishuri ryo kurera rigumaho kandi buri wese agenda areba uburyo bumubereye, kuko abo turera nabo baba batandukanye. Abana ni impano nziza dufite, kubishyiramo imbaraga no kurushaho kubinoza ntacyo bidutwaye, kuko tuzi ko turi kubakira ejo hazaza heza. Mwakoze gukurikira iki kiganiro. Tuzasoza iki kiganiro ubutaha aba batuganiriza baduha inama rusange z'uko twarushaho kunoza imirerere y'abana bo muri iki cyiciro. Ngushishikarize ngo washyira muri komenti icyo wumva wakenera gusobanuza kurushaho. Murakoze cyane. Dusangire ubuzima.